Yeah, alright. Filime yacu rero itangirira mu kiliziya aho umutipe muto w'iboga yagiye gushyingiranwa n'agakecuru gashaje, ndetse urebye uburyo agakecuru kanganaga wabonaga yuko nta n'icyumweru gafite kataritaba Imana. Padiri rero uba ugiye kubasezeranya nawe biba bigaragara yuko uru rugo adashaka kuruhuza, ndetse agatangira kubwira uyu musore yuko ibi ngibi byose abizi neza ko ari kubikora kugira ngo atsindire amafaranga y'izabukuru z'uyu mukecuru, ndetse akanatangira kuvuga yuko ngo n'abantu bitabiriye ubwo bukwe bwabo bigaragara yuko ari abantu bishyuwe bibyihebe by'aho ngaho ku muhanda kugira ngo baze mu bukwe. Akimara kuvuga ibi ngibyo rero muri ako kanya wa mupadiri yahise akuramo urukanzu yari yambaye, ari nabwo twese tubona umwirondoro we wa nyawo. Aba ari Simoni, umupolisi w'umumaneko uba waraje muri iki kirego, ndetse yihuse cyane ahita ata muri yombi wa mugabo kubwo gushaka gukora ubutubuzi yitwaje ibintu by'urukundo, agahita amukura ngaho akamujyana. Amashusho ya filime yacu rero ahita akomereza ahantu muri mize, aho umukobwa witwa Claudia aba ari gukanga avuga ko agiye kwangiza igishushanyo cy'amateka kiri aho ngaho ku rukuta nibaramuka badakoze ibyo ari gushaka. Abanyamakuru rero benshi barahurura bagashyiraho za kamera zabo, murabizi ukuntu bakunda views, aribwo yatangira kubasobanurira yuko nawe ari umwe mu bacuruzi bacuruza mwene ibyo bishushanyo nyine n'ubundi by'amateka. Gusa muri iki gihe business ye iba imeze nk'aho igiye gusenyuka, ngo kubera yuko ino mize iba imurimo amafaranga arenga hafi 100,000 by'amadolari, ndetse mu kano kanya aba ari kubeshwaho n'udufaranga tw'izabukuru twa nyirakuru kugira ngo abashe kurya anadukoreshe muri business. Gusa akiri kuvuga ibyo ngibyo bitunguranye, inshuti ze harimo iyitwa Rozanya na Margi zahise zimurogoya zimubwira yuko ubuzima bwa mukecuru we Brigitte buba bumeze nabi, mukecuru arembye. Bityo rero Claude n'ahandi mahitamo afite usibye kuhita avaho ngaho akirukanka agasubira mu rugo kujya kureba mukecuru. Gusa akigerayo yasanze mukecuru nta kibazo mu by'ukuri yari afite, ariko hakundi nyine abakecuru bakabya akantu kamufasha akavuga ati ndapfuye. Gusa wa mukecuru yahise akomeza abwira umukobwa we yuko kano kanya yumva yiteguye kwipfira, ariko afite impungenge z'ahazaza aho umukobwa we namara gupfa. Claude rero akimara kubyumva yahise agira amarangamutima, ariko ahita abwira mukecuru ati kanjya mu gikoni kugutunganyiriza ko kurya, turaje dusangire tube tuganira. Ntageze mu gikoni amatara yose yo mu nzu yabaye nk'avaho gatoya, arongera aragaruka hashize iminota mike cyane, ariko Claude yagiye kugera mu cyumba cya mukecuru asanga Brigitte mukecuru we yamaze kwitaba Imana. Umukecuru wari ubaye imyaka hafi 90 yararokotse intambara ebyiri zikomeye zose, ibiza ibiki n'ibiki, inzara za danje, ariko mu kurangira birangira n'ubundi yishwe n'ibura ry'umuriro ry'aho ngaho rya fake. Claudia rero ntibyumvikana, agahinda kabaye agahinda kuko ubona umukecuru wenyine yari asigaranye nawe yitaba Imana, ariko no ikiba kimuteye ubwoba cyane ni ahazaza ha business yari kwibaza kandi ndabigenzane. Babonye rero agahinda n'intimba bafite, Rozanya yaramwihanganishije, ariko ahita anamubwira umugambi udasanzwe w'ubutubuzi. Ahita amubwira ati reka tubike umurambo wa Brigitte mukecuru wawe muri frigo kugira ngo udufaranga twe tw'izabukuru dukomeze kuzaza tuza buri kwezi. Gusa amubwira yuko ngo bagomba kubikora kugeza igihe byibuza yamize izamwishyurira amafaranga y'imufite nyine, ubundi bakabona gushyingura mukecuru. Claudia rero akibyumva ubwoba bwaramwishe, aravuga ati iyo nama ni inama nyabaki, aravuga ati sinakorera ibyo bintu umukecuru wanjye. Gusa Rozanya aramusobanurira yuko aya ngaya ari mahitamo yonyine afite, n'ubundi natabikora azicwa n'inzara, ndetse aranamubwira ati tuzashyingura mukecuru neza rwose, amafaranga yawe nuramuka wayishyuwe. Amaze kubitekerezaho rero umwanya nawe Claudia wa mugana atabishaka yapfuye kwemera we na za nshuti ze umurambo wa Brigitte kugira ngo ushyire muri frigo. Bawushyize muri frigo rero barangije bawurenzaho ibyo kurya bisanzwe byo mu rugo kugira ngo bikonje hatajya n'umuntu afungura ngo abe yawubona. Umunsi ukurikiyeho rero Claudia yagiye ku kigo cy'ubwiteganyirize kugira ngo ajye gufata agafaranga ke nyine k'izabukuru z'umukecuru, ariko agezeyo umutipe ukorayo bicaye aramubwira ngo nategereza cyari kuri liste. Gusa icyo kigabo gihita kimubwira ati kugira ngo byihute ugerweho vuba vuba wampa kudufaranga nko kwihutisha. Ibi bintu rero bitabira akaza cyane Claudia agatangira gutonganya cyane n'umugabo wamushinje ibintu bya ruswa, amubwira ati umuntu nkaye kuki ukunda ruswa. Gusa akiri kuvuga ibyo ngibyo mu buryo butunguranye, umuntu wambaye nk'indwanyi y'ibwami yahise turuka inyuma, ndetse twitegereje neza tubona yuko ari wa mupolisi w'umumaneko ngo ni Simoni wari uri kuri indi misiyo yo gufata undi muri rya ruswa warazengereje abantu. Akimara gufata muri yombi rero rwa rugabo rufatiye no mu cyuho, yahise atangira kuruhuka rubanda ruvana ngaho rujyana. Claudia rero yahise afata za mpapuro asohoka muri biro ari kwihuta asaba kugira ngo wa mugabo byibuze asige amusinyiye abashe kubona twa dufaranga twe, ariko agisohoka nibwo Simone wa mupolisi yahise abona ubwiza bw'uno mukobwa ewana ahita yemera byatari. Gusa nyuma gato cyane ahita bivamo, ahita avuga yuko umuntu uri mu mapingu n'undi nta rupapuro na rumwe yasinye. Ibi ngibi bituma habaho ikintu cyo kutumvikana, bamera nk'abashwanye. Uko bari muri uku kuburana rero Claudia atabishaka yaje gusunika wa mugabo, birangira ahanutse kuri esikariye yikubita hasi arakomereka.
Nyuma rero Claudia wari ufite nk'impuhwe nyine z'ibintu yakoze yagiye gusura Simoni kwa muganga kugira ngo anamusabe imbabazi. Aho yagezeyo aramwibwira atangira kumusobanurira ibibazo by'amafaranga bafite muri ino minsi n'uburyo nyine n'udufaranga tubwizigame natwo batari kutumuhereza. Gusa kano kanya Simoni yari amaze neza kujya mu rukundo n'uno mukobwa, aho yahise amwemerera kwanza yuko nta kirego ari buze gushyira mu butabera bwo kuba yaramukomerekeje. Ariko ku rundi ruhande abakozi bakorana na Simoni baba bari kumurebera mu idirishya ari kuvugana n'uno mukobwa mwiza, aho byihuse bahita babona yuko uyu mugabo yagiye mu rukundo. Ndetse aha ngaha bahita baduhishurira yuko uyu Simoni ngo amaze amezi make cyane atandukanye n'uwari umugore we, ariko kugira ngo areke ahangana n'ubwo buribwe biba byararangiye atangiye kuba umuntu w'umusinzi bya danje. Ndetse ngo abasigaye akoresha abakozi bakorana amasaha y'umurengera akababangamira byatari. Bityo rero abakozi bakorana na Simoni biyemeza yuko bagiye kumupanga bakamuhuza n'uyu Claudia kugira ngo yongere ajye mu rukundo, barebe ko yakongera kuba umuntu muzima ufite ka morale ku maso nk'uko yari asanzwe ameze mbere. Bityo rero muri uru rwego bamusohokanye ahantu mu kabari, aho bagiye bamukubita dosiye yo mu rugo kwa Claudia bashaka kumwoherezayo, bigeze nk'aho ngo agiye kujya gusuzuma ikirego cya nyirakuru wa Claudia ngo bamenye neza ibyo ari byo. Ariko Simoni yihuza cyane yahise abona gahunda baba bafite, ahita abahereza agasopo aravuga ati ntimuzongere kujya munkinisha mwabaginga. Ariko nabo banze kuva ku bintu, barangije bamugurira amayoga atagira ingano kugira ngo yirekure ababwize ukuri. Nyuma rero amaze gutsinda nibwo Simoni yatangiye kubahishurira yuko ubu ngubu abasigaye ajya kure y'abagore bose n'abakobwa, ngo cyane ko ngo baratakaje icyizere cyo kubavugisha nyuma y'uko atandukanye n'uwari umugore we. Gusa nyuma yo kumutera injuga nyinshi Simoni noneho yaje kwemera kujya gusura Claudia mu rugo kugira ngo ajye kureba wa mugani nyirakuru ati bimeze bite. Bityo rero umunsi ukurikiyeho wa mupolisi yageze ku muryango kwa Claudia, aho Claudia akibona ari we yumiwe byatari ubwoba bukamwica, ariko akabanza akahita afunga yafurigwa mbere yo kumuhereza karibu imbere mu nzu. Bose rero uko ari babiri bari bafite akantu kameze nk'ubwoba, ariko umukobwa abajije nyamusore ati se niki kikuzanye aha ngaha? Simoni yahise agira ubwoba nawe ahita abwira umukobwa yuko ngo yaraje aha ngaha mu rugo kugira ngo ahure na nyirakuru ku bijyanye n'ikibazo cye nyine cy'amafaranga y'izabukuru. Akibyumva rero Claudia yahise yumva ko byanze bikunze abapolisi bamumereye nabi, bari gushaka kumuneka ngo bamumenye imitwe ari gukora. Gusa ku bw'amahirwe yabashije gutuma umupolisi ngo ni Simoni agenda nyuma y'uko yari amaze kumubeshya ko nyirakuru ngo yagiye gusura abantu mu cyaro adahari. Nyuma rero yamaze kugenda, Claudia yagiye kuganiriza za nshuti ze ku bijyanye n'uburyo wa mupolisi aba yaje aha ngaha aje gushaka ngo nyirakuru, bityo bahita bimeze yuko bagomba kuva muri ya gahunda bari barimo bagashyingura nyirakuru Brigitte kugira ngo birinde yuko banafungwa baramutse bafashwe. Gusa n'ubundi bibasaba gutegereza amasaha 15 kugira ngo bategereze yuko ubukonje bwawe bwaragiye mu mubiri wa mukecuru bushiraho neza, nyine umukecuru akamera nk'umuntu witavye Imana kuri ubu munsi. Baye bamujyana muri morgue nyine bagiye kumwandikisha n'ibiki. Bityo rero bagitegereje, Claudia yaje guhamagara kuri telefone n'umuntu witwa ngo ni Augusto, nawe utangira kumubaza amakuru ya nyirakuru. Ibi bintu rero bitera ubwoba cyane Claudia, noneho birushijeho akahita abwira umugabo ati ndahuze, akahita namukupa. Kundi ruhande rero bagenzi ba Simoni tubona bari kumubaza ukuntu byagenze nyine igihe ajya kwa Claudia mu rugo, aho yahise yemera icyaha avuga yuko atigeze abasha kumusaba yuko yakemera bagasohokana. Bakibyumva rero bahise bamugira inama yo kongera kugerageza, ariko icyo gihe noneho akagenda yimaginiye Claudia bari nk'umunyabyaha yabigenza. Ndetse ngo ibi ngibi aba ari ukubera yuko Simoni ngagira courage gusa iyo ari ku nshingano z'akazi, ari bwo ngo aba afite morale ya danger. Nyuma rero inama aba yagiriwe kuko yagize seriye, ahita ajya gusura Claudia ku yindi nshuro, noneho kino gihe agenda batunguye ibyatari. Rozanya na Magiro bihuze cyane bahise bakubita agatambaro ku murambo wa nyirakuru, ari nako Claudia yagiye kureba wa mugabo ku muryango. Aha ngaha rero yashatse kuzana urwitwazo rwinshi kugira ngo arebe ko no mugabo yamwohereza agende, amubwira ibintu byinshi by'urwitwazo, ariko wa mupolisi noneho azayamaramaje ari gushaka yuko bamuhereza karibu mo imbere. Abonye ntahandi mahitamo rero Claudia byarangiye apfuye kumuhereza karibu n'ubwoba bwinshi. Aha reka agifungura yarebye ahandi mukecuru yarari, kubw'amahirwe asanga za nshuti ze nazo ziba ari iz'abameni tayari zamaze gukubita aka makeup kuri mukecuru, zinamwambika akantu k'agatambaro zigeze nk'abagira ngo mukecuru arasinziriye. Simoni rero asuje mukecuru Brigitte ategereza ko amusubiza, ariko akiri muri ibyo Claudia yihuza cyane yahise amuzamura amujyana mu kindi cyumba. Bageze muri icyo cyumba rero nibwo noneho umupolisi yatangiye kubwira n'umukobwa yuko ngo yamukunze kuva igihe bahuriye bwa mbere. Ndetse muri iki kiganiro ni nabwo uyu mupolisi yaboneyeho ahita asaba umukobwa yuko yazemera bagasohokana. Gusa nyuma gato ahita amera nk'uyisubiyeho abwira umukobwa ati nyihanganire mvuze ibintu byinshi mu gihe gitoya, gusa agiye gutungurwa. Claudia yaramubwira ati ntaribi rwose, ariko ntabwo yabivuze kubera ko yamukunze, byari kugira ngo arebe yuko byibuze yasohoka mu nzu yabo
bakabona umwuka nyine ntabafunge. Gusa nyuma basohokanye, gusohokana kwabo ntabwo kwagenze nk'uko bari babipanze, kubera ko Simoni ewana inzira yose barimo bagenda, Simoni yagendaga avuga ibintu bijyanye n'ibyo ku kazi, yivugira abanyabyaha afata. Nyuma rero Claude yaje guhamagara za nshuti ze yitsimbye ahantu ku ruhande bibaza ati se bimeze bite, hanyuma bahita bamusubiza yuko ngo byaje kurangira umurambo wa mukecuru wawusubije muri firigo kuko nabo bagize izindi gahunda bigiramo zatumye bava mu rugo. Nyuma yo gusohokana kwabo rero Simoni yaherekeje umukobwa amugeza nk'iwe mu rugo ku irembo, gusa mbere yuko avanga ngo agende hari urugo rwaturutse ahantu utangira kubirukankana, ibyaje kurangira ku yindi nshuro n'ubundi wa mugabo yongeye kwinjira mu rugo kwa Claudia. Gusa kino gihe noneho umuriro wari wabuze, bityo Claudia asaba yuko uyu mugabo yahagarara aho ngaho ku muryango akajya kuzana buji. Claudia rero akigaruka yatunguwe no gusanga wa mupolisi yafunguye za firigo ngo ari kureba yuko ibiryo bitapfuye kuko ngo yumvaga ari ibintu biri kunukamo aho ngaho. Kugira ngo arebe ko yamurangaza rero yiguze cyane Claudia yahise atangira kumusomagura ndetse ahita amutwara no mu cyumba cye nyine kugira ngo amujijishe. Gusa bageze mu cyumba umugabo atangiye kwataka n'iki Claudia yahise amera nk'umukate amubwira ariko ngo ibintu bakwiye kubitwara gahoro gahoro apana ibintu byo guhubagurika. Simoni rero nk'umugabo usanzwe n'ubundi ari umugentleman yigirira ubwoba, nawe yahise abyemera ahita ava aho ngaho yisubira mu rugo arataha. Gusa amaze kugera mu rugo ewana yohereje ama message atagira ingano Claudia, umujinya ugeze aho uramwica. Bityo rero we na za nshuti ze noneho batangiye gupanga umugambi w'uburyo uno mugabo bagomba kumwikuraho kuko aba bamereye nabi. Bityo ku munsi ukurikiyeho barongeye barasohokana ariko noneho Claudia aza yambaye imyenda migufi byatari yaniteye ibintu by'ibimekavu, ndetse aho ngaho basohokanye atangira kuvuga nabi, aho ku bushake yanashwanye n'abandi bantu b'abakiriya be bari aho ngaho hafi. Kubera ibyo ngibi rero umwe muri aba bakiriya byarangiye akubise ingumi Simoni aramubwira ati ntukazayuzane ndaya aha ngaha. Ndetse Simoni byaramucanze imyitwarire y'uno mukobwa kuko yari asanzwe azi ko yitonda, ariko nawe biza kurangira nyine atashye atandukanye n'umukobwa nabi nyuma y'uko yari amaze no kumukorakora ku maso akamubwira ati mva imbere. Umunsi ukurikiyeho rero Augusto wa mugabo wahamagaraga yageze mu rugo kwa Claudia, aho yahise yishura yuko ngo aba ari inshuti magara na wa mukecuru Brigitte, bityo yaraje kumureba. Claudia rero ashaka kuzana inzitwazo nyinshi kugira ngo arebe ko uno mugabo yavanga ngo agende. Gusa uyu mugabo yahise abwira Claudia yuko ngo amaze iminsi 3 yose akampinze aho ngaho ariko nta munsi n'umwe yigeze abona Brigitte anasohoka mu nzu. Ndetse uyu musaza ahita yiza agasopo Claudia amubwira ko naramuka atabonye Brigitte bitarenze ejo ubwo azahita yihamagarira polisi. N'ubwoba rero bw'uko ashobora gutabwa muri yombi, Claudia na za nshuti ze byarangiye n'ubundi bapanze undi mupangu. Bityo rero umunsi ukurikiyeho Augusto agarutse mu rugo, noneho Claudia yaje yiyambitse neza nka Brigitte wa mukecuru aza kumuvugisha. Kubw'amahirwe Augusto nawe ntabwo yabashije kumenya ko uyu mukecuru atari Brigitte wa nyawe, ndetse tunamenye yuko ngo Brigitte n'uyu Augusto baba barigeze guteretana kera bakiri bato. Ndetse uyu Augusto uba warujeje gutereta ahita abwira uyu bayita Brigitte yuko ngo ari umugore wamaze igihe yitabye Imana, bityo ngo yaraje kugira ngo bongere bibanire nk'uko bari barabipanze kera. Gusa Claudia wowe wigize mukecuru yahise amubeshya ko ngo nawe yiboneye undi, aramubwira ati vanga ugende nguteye indobo. Amaze kumwirukana rero noneho Claudia yariruhukije aravuga ati ahwi. Gusa akiri muri ibyo n'ubundi sone ku muryango irongera irasona, noneho agiye kumirwa asanga ni Simoni wa mupolisi. N'ijwi ry'abakecuru rero yahise abwira wa mupolisi yuko ngo Claudia kano kanya atari mu rugo, ariko wa mupolisi nawe ngo abashaka kwinjira akavugana na Brigitte n'ubundi. Abonye ntandi mahitamo rero Claudia yapfuye guhereza karibu wa mugabo ngo ni Simoni, aho wa mugabo yatangiye kuvuga ngo uburyo ngo akunda umukobwa we, avuga ibintu n'ibiki. Ndetse uyu Simoni akomeza avuga yuko ngabizi neza yuko rimwe na rimwe uyu Claudia ajya yikoresha ibintu kugira ngo arebe ko umugabo yamureka, ariko nta namwe azajya kubera ko ngamukunda byanyabyo. Ndetse Claudia nawe yumvise no magambo arimo marangamutima byaramushimishije akanya gatoya, arangije ahita yihuta ajya mu igaraje aho agiye akuramo bya makeup yari yambaye. Arangije akigaruka amaze kubikuramo yaje asanga Simoni aho yarahagaze, arangije ahita amuhereza ikibizo cya danje. Ndetse ikibizo cyahise kijyana no ku zindi gahunda zo kumusuhagege n'iki, hanyuma nyuma bahita biyemeza no kujya muri ka vacances bari kumwe bakajya kuruhuka. Ndetse bagenzi ba Simoni bakorana byarabashimishije byatari ku buryo banakoze ikirori cya danje bari kubisereburira. Ku rundi ruhande rero bari muri cya kiruhuko, Claude na Simoni batangira kugenda barushaho kumenyana, ari naho tumenyera yuko ngo urugo rwa Simoni ruba rwarasenyutse kubera yuko ngo yarafashe wahoze ari umugore we ari kunyereza imisoro ya leta. Kandi se amafaranga aba yarangaye nta nubwo ari menshi, aba ari 3,000 byonyine by'amayero. Ndetse ha Simoni yahise ahereza agasopo Claudia amubwira yuko ari nta nimwe agomba kuzigera atuma
ahitamo hagati ye n'inshingano, kubera yuko uyu mugabo akunda akazi cyane, igihe cyose aba azahitamo akazi. Nyuma haciyeho ukwezi rero Claudia yaragarutse avuye mu kiruhuko, ahita arabura za nshuti ze yuko ngo ubu kano kanya banatwite, ariko ahita anazigaragariza yuko bafite ubwoba n'impungenge yuko Simoni azatandukana nawe naramuka amenye ibijyanye n'ubutuzi baba barakoze bwa nyirakuru. Bityo rero kubera iyo mpamvu bahise bemeza yuko noneho Brigitte umurambo we bagiye kuwushyingura byihuse. Bityo rero mu mace akurikiraho Simoni yari yibereye kuri misiyo ye y'ubumaneko nk'ibisanzwe, ari nabwo Claudia na za nshuti ze bafashe umurambo wa Brigitte bawushyira muri vane, batangira kwitegura nyine ngo bawukure aho ngaho bawujyane kujya kuwushyingura. Gusa ku mwaka bari mu nzira bagenda baje guhagarikwa n'abapolisi bamwe bakorana na Simoni kubera umuvuduko mwinshi. Abapolisi bo ntabwo bigeze bamenya Claudia uwo ari we, bahise bamusaba yuko afungura inyuma muri vane ngo barebe ibirimo. Abakobwa nabo banga gufungura. Simoni rero yahise ahamagarwa aho ngaho kugira ngo aze arebe. Kumbe Simoni na bagenzi be kano kanya ngo barimo bahiga ikirara cyayogoje abantu. Aho akihagera Claudia yashatse gukoresha ibintu by'amarangamutima n'ibiki ngo akange nyine Simoni ntafungure inyuma, ariko Simoni neza birangira agiye gufungura umuryango n'ubundi. Bitunguranye wa murambo tubona ntawe uri inyuma. Aha rero nibwo twahise duhishurirwa yuko bari mu nzira baza, kubera ukuntu bihutaga cyane, hari ahantu bigeze gukubita mu kintu cy'icyobo, birangira akagare kari karimo wa murambo w'umukecuru gasohotse mu modoka gasigara hagati mu muhanda, bo bikomereza inzira. Ndetse bihuriranye Auguste wa musaza wari uri hafi aho ngaho nibwo yaje kubona Brigitte ari mu kagare kugendagenda aho ngaho, agenda amukurikiye. Tugarutse kuri ba bakobwa rero, Maggie kubera ukuntu akunda kuvuga birangira atabishaka avuze yuko ngo ari umuntu w'umukecuru uri inyuma muri no modoka. Ibyatumye Claudia atangira guhimba inkuru avuga yuko ngo mu by'ukuri bari batwaye uruntu rw'urustati ngo barujyanye ahantu kurugurisha. Bakimara kubivuga rero Simoni yatangira kubashinja ubujura bwo kwiba nyine uruntu rw'urustati barukuye kuri mizi. Arangije ba bakobwa ahita bata muri yombi, ariko aho kugira ngo abajyane kuri sitasiyo ya polisi yahise abatwara ahantu hiherereye nyine hagati mu ishyamba. Bagezeyo rero Simoni nibwo yahise yishura yuko ngo n'ubundi kuva kera yahoze akemanga yuko Claudia amaze igihe kinini yaratsimbye umurambo wa nyirakuru muri firigo. Gusa kano kanya ntabwo abazi icyo guhitamo hagati y'urukundo rwe n'inshingano. Gusa nyuma y'akanya abitekerezaho ahita yanzura yuko atari gushaka yuko umwana we yazavukira muri gereza, bityo ahita avuga yuko kino kirego rwose agiye kukirengagiza nyine ntacyiteho. Gusa by'ako kanya yahise akatira Claudia, ariko amaze kumenya yuko n'ubundi umurambo w'umukecuru baba bawubuze, birangira nta yandi mahitamo afite usibye kubafasha kuwushaka. Bityo Simoni n'abakobwa rero bigabanijemo, bose batangira gushaka umurambo. Ku rundi ruhande rero, nyuma yo kumanuka imisozi n'imisozi, umurambo wa Brigitte waje guhagarara ahantu mu ishyamba, ndetse na Auguste nyuma gatoya aza kuwugeraho, ahita abona yuko urukundo rw'ubuzima bwe ruba rwarapfuye kera, aho nawe yahise arwara umutima ahita yikubita hasi arahwera. Nyuma y'akanya rero Maggie na Rosanna baje kugera aha hantu babona umurambo wa mukecuru, ariko bacyagera bwa mbere banza kwimeza yuko bagiye kubanza bagashyingura umurambo wa Auguste nawo uba witabye Imana, ariko nyuma bagarutse basanga n'undi umurambo wa Brigitte nawe wongeye wabuze nanone. Nubwo rero bahise basubira mu rugo kujya kumenyesha Claudia uko byagenze, ndetse bagitangira gutekereza yuko n'ubundi gereza bari bameze nk'aho bakwebye iri kuza ibasanga. Barebye ku irembo bahita babona umurambo wa mukecuru n'ihuri. Gusa muri ako kanya mu buryo butunguranye hari abapolisi bahise bagera aho ngaho, aho bari gukeka yuko uwo muntu uri mu kagare ashobora kuba ari cyakiye barimo bahiga. Ba bakobwa rero barongeye bagira ubwoba bwa danje, bavuga ati turafunzwe, ariko baza kwiruhutsa nyuma yuko babonye umuntu uri muri ka kagare aba ari cya kibumbano n'ubundi cyari cyabuze. Nyuma rero polisi zimaze kugenda, Claudia yinjiyemo imbere mu nzu, aho akinjira mu cyumba yasanze umurambo wa Brigitte uryamyeho ku buriri. Nyuma gato rero Simoni yarahageze, ari we yahise yishura yuko ngo nyuma cyagiye bari mu ishyamba ari bwaje kugera ku murambo wa Brigitte nk'ibanga rikomeye, arabuza nta muntu n'umwe abwiye mu bo bakorana. Akimara kubona yuko rero uyu mugabo ashyize mu kangaratete akazi ke kugira ngo atabara no mukobwa, Claudia yaramuhobeye ndetse n'amarangamutima menshi bahita biyunga, baravuga ati n'ubundi uri umufatanyacyaha mu rukundo. Claudia rero yasezeranya uyu mugabo yuko agiye guhamagara dogiteri bagashyingura nyirakuru byihutirwa. Gusa Simone n'ubundi ahita abwira uno mukobwa yuko ngo umurambo w'uyu mukecuru ugomba kubanza ugashyirwa muri methanol byibuza nk'iminsi 2 kugira ngo bahishe igihe mu by'ukuri umukecuru yitabiye Imana cyangwa se n'impamvu y'urupfu rwe. Mu mashusho hanyuma rero Claudia n'aba bashuti be bajya gushyingura wa musaza wundi ngo ni Auguste. Nyuma batangira kuganira ku madeni Claudia bafite n'umwana noneho bafite ugiye kuvuka.
aho na Simoni yaje guhita abona ko agashahara ke nta kintu kazaba kamaze ari gakeya kubwo kugira ngo barebe ko babaho. Filime yakirangira Claudia, Simoni na Maggie na Rosanna biyemeza n'ubundi kongera kubika umurambo wa mukecuru nk'indi myaka mikeya kugira ngo barebe ko ubuzima bwakongera bukagenda neza bakirya ku gafaranga k'ubwizigame. Ndetse hamwe n'ibingibi filime yacu nangahe irangiye, ndizere ko yabashimishije. Until next time, peace out.